Nshuti z'umurongo Info France Rwanda, nishimiye kongera kubagezaho ikiganiro nyuma y'icyumweru twari tumaze dutangiye icyunamo twunamira abacu, twunamira abazize itsembabwoko ryakorewe Abatutsi, Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda rwacu, kandi rwose tugira ngo turebe icyaba cyaravuyemo muri iki gihe cy'icyunamo. Iminsi 7 ntabwo ari mikeya, hagombye kuba hari abantu bamaze gufashwa n'ubutumwa bwinshi bugenda butambuka mu ndirimbo ndetse no mu magambo avugwa ku maradiyo, ku mateleviziyo, kugira ngo twese hamwe nk'abanyarwanda dufatanye kugira ngo tuzirikane abacu baguye muri 1994 bakagwa muri ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ndagira ngo tuganire rero ku mbese duhere tugashaka natwe ubwacu gutekereza ni uwuhe musaruro wavuyemo cyane cyane ku bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda. Niyo mpamvu ikiganiro nakise ngo abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Uwaroze ntiyakarabye. Uwaroze ntiyakarabye kubera iki? Ni ukuvuga ngo kugeza kuri isaha, nyuma y'iminsi 7 yose twagombye kubona abantu ndetse bariya cyane dukunda kubwira yuko basa naho bashaka kongera gusubiza igihugu mu kaga, yuko rwose bari bagombye kwikubita agashyi, yuko bari bagombye kugaruka ibuntu, yuko bari bakwiye kubona uko u Rwanda rumaze gutengamara kugira ngo badakomeza kwangera ibisebe by'abacitse ku icumu ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Bakibwiriza, bakagira isoni ndetse bakanamwara, kuko abenshi bicaye muri abo basenya u Rwanda ndetse barutuka, barumerera nabi, harimo ndetse n'abakoze Jenoside. Ni ukuvuga ngo rero iyo Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, rwose iyo Jenoside kuyibuka byagombye kutubera isomo rikomeye cyane, byagombye kutubera indi ntera yo kugira ngo nyamurika ducyahe amahano yabaye, tugire bene wacu bishoye mu bintu byo kugira ngo bapfobye bahakane Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bagaruke rwose, bagire isoni, bamware. Harimo bamaze gusaba imbabazi, ababara babariwe, harimo bamaze kubona ububi bw'iriya Jenoside yabaye, ariko kubona hari agatsiko kakitinyuka gupfobya ndetse kagahakana Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda, biteye agahinda cyane, birababaje. Sinzi ukuntu naho nahera nabivuga. Iyo dukurikiye ubuhamya bwa bene data, dukurikira ubuhamya bw'abana barokotse itsemba ry'Abatutsi muri 1994, ni ukuri agahinda karakwica. Iyo umwana yego wamaze gukura birumvikana, ariko yavuga yarakira umwana, uko yagiye atambuka muri iyo mirambo, uko yagiye ndetse agambanirwa, cyangwa se ababyeyi be cyangwa se abavandimwe be bakicwa na mwene wabo, bakicwa n'uwo bahaye, bakicwa n'uwo basangiraga, n'uwo bari bafitanye igihango. Uravuga uti mu Rwanda rw'iki gihe hakagombye kongera kugira abantu bakora ako kaga. Ni ukuvuga ngo kugera iki gihe, niba abantu batarazinutswe ibikorwa byabo bibi, niba batarazinutswe n'ibyakozwe na bene wabo cyangwa se n'abanyarwanda batinyutse bakica abavandimwe babo, inshuti zabo, navuga ko nta mpamvu yo kumbuza kuvuga ko Uwaroze ntiyakarabye. Niba ubwabo batabona ko bibabaje, niba ubwabo batabona ko biteye agahinda, niba ubwabo batabona ko umuntu nk'uwo ugifite ibisebe byabo babuze, dore ko hari nk'umuryango wose watsembwe rwose ku mugaragaro, abantu ntagire n'umusigara mu rugo, yenda katakaye runaka kazajya kugira uko kazanzamuka, kakazavuga gakuye ahantu, kakazavuga uko kakize mu mukokwe cyangwa se mu mugezi cyangwa se ahantu hakabije cyane. Ndababwiza ukuri, reka duhaguruke tubwire abavandimwe bacu bahindutse ibikoko, tubwire abavandimwe bacu badashaka kuba abantu, bashaka kuba inyamaswa, abantu bashaka kuba bakongera ndetse bakavuga bati nta nubwo twarangije umugambi twari dufite. Hari ababivuga gutyo. Niba abantu bavuga bati hariya tuhasize ingengabitekerezo ya Jenoside, ni ukuvuga ngo abantu baracyaritsirira, baracyayifite ku mutima, baracyayifite ya yindi babyirukanye, ya yindi bonse ku mashereka, ya yindi bashyizwemo n'abantu ikabameramo, igasa naho ari imbuto yameze yakuze. Abo bantu turagomba gufata igihe, turagomba kubagirira umutwaro kugira ngo tubone bagaruka, kuko impamvu uvuga ngo Uwaroze ntiyakarabye ni uko kugira umuntu akiri muri ako gaco, akiheza iyo nguni,
ubabaye ninde niwe, kuko nuko ngo uwica uwo wisha aba yagiye, ariko wowe usigaye waramwishe. Niba uryama ugasinzira nuko uri igisimba, niba uryama ugasinzira nuko ukiri kure cyane, ariko ubundi mu by'ukuri tuvugishije ukuri, umuntu wakoze jenoside, umuntu wishe umututsi cyangwa akica 3, 4, 5, 6, ayo maraso ntazigera atuma ugira amahoro. Niba wumva ufite amahoro, ntabwo ari amahoro, ntabwo ari ahubwo ufite ikibazo cyakurenze ku buryo ndetse wabaye nk'igiti. Uwaroze ntabwo yakarabye kubera ko bwababanye bwinshi. Uwaroze yabahaye bwinshi kandi abaroga iyo ngengabitekerezo ya jenoside, abaroga uwo mutima wo kwica kandi akumva muri we bidashizemo. Reka iminsi 100 yose dufite kugira ngo tugendane muri aka kababaro, twunamire abacu abanyarwanda bacitse bagapfa, bakicwa, bakamererwa nabi, bakabica urubozo, bakabica nabi. Reka dukomeze tugendane muri iyi minsi. Reka umunyarwanda aho ari wese yinire avuga ati mfitemo uruhe ruhare, bimeze bite, bihagaze bite. Ndagira ngo aha hantu tuhagendane tuhumvikanemo rwose. Ndagira ngo Info France Rwanda muri iyi minsi dufite 100 yibura ibiganiro tuzasohoramo buri cyumweru, tugasohoramo nk'ibiganiro nka 3 kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Niyo ritime, niyo gahunda numva twatanga. Ariko nk'ubu dutanze iki kiganiro kuwa 4, ndasaba ko rwose ejo kizasohoka neza giteguwe, ariko ndagira ngo tubigendane neza. Iki gihe cyo kunamira abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kiba ari igihe tugiye kubyaza umusaruro, kiba ari igihe twongeye kuba tuti niki cyanteranyije n'uwo nari mfite, niki cyankuyeho uwo twabanaga, twagendanaga, twashakanye, nabyaye, cyangwa se mubyara wanjye, cyangwa se muramu wanjye. Ibyo ari byo byose abapfuye ni abacu. Niyo mpamvu tuvuga ni abacu, ni murumuna wawe, ni mukuru wawe, ni papa wawe, ni mama wawe, ni nyogosenge. Kubona abisha bagandaguye ababyeyi babo, bakagandagura abanyirasenge, bakagandagura abagabo b'abanyirasenge, bakagandagura baramu babo, babita ngo ni Abatutsi, bo bakumva ko ari Abahutu, bati n'ubundi mwaratanzwe ntacyo mukora aha. Reka ibyo tubyibuke, ariko dusingire intambwe ikomeye cyane. Tubyibuke turarikira abakoze ayo mahano kugira ngo nyamuneka bave mu ibyo simbi, bave mu ibyo bisazi, bave mu ibyo birozi barozwe, kugira ngo bagaruke. Reka kongera kuba abagaragara ko ari inyamaswa abantu bafata imipanga, bafata icyo kora. Abapfobya jenoside bayipfobya mu magambo, bakayipfobya mu makuru, bakayipfobya mu maradiyo, bakayipfobya ku mbuga nk'izi ngizi za YouTube, bakayipfobya mu buryo bwo kwandika, ndetse n'ibindi bikorwa byihisha abantu tutashobora kumenya, kuko abantu barahisha. Umunyarwanda yise umwana ngo nihisha mu nda harahishe, ku buryo hashobora no kuba hari gupfobya jenoside birimo imbere muri wowe wumva imbere muri wowe, aho ntabona, aho undi muntu atabona, ariko wowe bikaba biri mu gucikira imbere. Ibyo biri gucikira imbere nibyo musaba kugira ngo ubikontorore, nibyo musaba kugira ngo urebe ukuntu byava. Nshuti bavandimwe, gupfobya jenoside mu magambo, abantu babivuga basa naho bikinira, abantu babivuga basa naho batebye, abantu babivuga basa naho badaha agaciro ijambo risohotse kandi ikaba rigiye kumera nabi. Niyo mpamvu mbinginze ngo niba upfobya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ukayipfobya mu buryo bwo kuvuga amagambo, mu buryo bwo gusesereza umuntu, ugasesereza uwacitse ku icumu, ugasesereza wa wundi warokotse, ndagira ngo mpinginge ayo magambo yareke, kuko ninde uzabiryora, ninde uzabigwamo ni wowe. Niba n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo buri wese azibarizwa ibyo yavuze n'ibyo yakoze, reka tuhagaruke dutekereze. Igihe umuntu azaba ari hahandi wenyine, igihe ugiye mu buriri wenyine ugatekereza uti ibi bari kuvuga, ibyo amaradiyo avuga, ibyo televiziyo ivuga, nta ruhare bifitemo. Niba mfitemo uruhare, narukosora nte? Nagaruka nka umuntu neza gute? Nagaruka nka umunyarwanda wubaka ubumwe,
ubuzima bw'abanyarwanda ku buryo ka kazi wihereyemo k'abicanyi, ka kazi wihereyemo k'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ka kazi ugasohoka ukaza mu nzu ngari ariyo Rwanda, ukaza mu nzu ngari ariyo munyarwanda, ukaza mu nzu ngari aricyo gihugu cyacu. Kiraryoshye, ariko cyakaryoshye kurushaho hatakiba abandi batoneka abandi, hatakiba abandi bifuza gukora bibi byakozwe muri 1994 byavuyemo jenoside yakorewe abatutsi, ku buryo icyo kintu umuntu ugitekereza, umuntu ugifite mu mutima wawe umenye ngo uri kure cyane. Bwa burozi wariye bw'ingengabitekerezo ya jenoside, bwa burozi wariye gukora iyo jenoside, ndagira ngo nkubwire ni wowe buzahitana, nta wundi buzahitana, niwe buzahitana. Reka rero twongere dutekereze cyane, kuko iyo tumaze kumva ko amagambo nayo arica, abenshi bica mu magambo, kuko hari n'abavuze bati mujye kumwica, ukihisha ukohereza abantu bajye kumwica, ukihisha ugatunga urutoki. Ariko ubu rero ndumva ko icyo gihe cyarangiye, ku buryo abakikirimo afite akaga. Hagakorwa ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu buryo bw'ibikorwa. Abantu bagakotiza, bakajya kunywa, bakajya kwifata neza, bapfobya jenoside, bakora gahunda y'ibindi bikorwa bibi cyane, bahakana, bagerekaho andi magambo, bavuga jenoside nyinshi zakozwe, kugira ngo abatutsi bapfuye muri ubwo buryo bitagaragara ko ari umututsi wapfuye, bigaragare ko abantu bishwe. Nababwiye ubushize umuzungukazi witwa Natasha Poloni ukuntu yiyamiriye, aravuga ngo ce sont les salauds qui ont tué les autres salauds. Ni ibisimba byinshi ibindi bisimba, ni ibigoryi byinshi ibindi bigoryi. Uwo muzungukazi ntabwo byamuguye neza, aho babimutekereje bakamusobanurira amagambo mabi avuze apfobya jenoside yakorewe abatutsi, amarira aramurenze, abura aho yihanira. Cyokora urukiko rwaramufashije, amaze gutangarizwa ko ibyo yakoze ari ubugome cyane, ndetse ko ahubwo nawe yajya mu rwego rw'abajenoside, yajya mu rwego rw'abafatanyije nabo, nawe yisubiyeho ararira, arahakana cyane. Abandi ni bene wacu, mu magambo, mu bikorwa muracyahakana, muracyapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ako ni akaga gakomeye cyane. Muri kure, ariko ndagira ngo muze hafi. Muri kure, ndagira ngo muveyo. Muri habi, ndagira ngo muveyo, kugira ngo yibura ubwo burozi mwariye muburuke, mwongere muba abantu bazima. Nicyo rwose mwingiye. Nkibwira ko nyuma y'amagambo n'ibikorwa uburyo ni bwinshi, ndetse abantu bakwiye gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi, ariko icyo nibwira ni uko habaho ihinduka, hakabaho guhinduka, hakabaho kumva bibishye, bikubihiyeho kugira ngo bikuryohere kuvuga utsobya, gukora upfobya jenoside yakorewe abatutsi, ukumva uhagaze neza, ukumva ukoze ibintu byiza. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza abavandimwe, ntabwo ari byiza nshuti, ntabwo ari byiza abanyarwanda b'akanyarwanda, ntabwo ari byiza abanyarwanda b'u Rwanda. Icyatubera cyiza ni uko ndi umunyarwanda, ni uko mwene kanyarwanda twese twakwambara umwenda mwiza, tukambara umwenda mwiza utubereye, utabera abandi bose, tukambara icyo kirezi cyo kwitwa abanyarwanda turi bene kanyarwanda, bikatumerera neza. Abasesenguzi, abashakashatsi bagera aho babona yuko umuntu aba yahindutse igisimba, kandi niyo uvuga ushaka kwicana, ukavuga ibyicana, ugatekereza ibyicana, ntabwo ukiri umuntu, wabaye umuntu nyamaswa, umuntu igisimba, kuko n'uwaguha ibikoresho wakwicana. Ibyo rero ni intera mbi cyane, ariko ndagira ngo mbabwire ko iki kintu igihe uhagazemo cyo guhakana no gupfobya jenoside uba wikungurira. Mu gusoza iki kiganiro natangiye ngira ngo kiduhe icyo nakwita ifoto, cyangwa se yibura ihinduka ritewe n'ubutumwa bwagiye butangwa muri iki gihe. Iki cyumweru cyose twunamiraga abacu bazize itsembabwoko, itsemba ry'abatutsi, jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nasoza ninginga, nasoza nsaba kugira ngo cyane cyane bene wacu twicaranye mu Bufaransa, bene wacu bapfobya bagahakana jenoside
bicaye mu Bufaransa icyo kintu mukivemo. Ndabibasabye kandi bizabagira akamaro. Ndabisabye kandi bizahindura imibereho yanyu. Ndabisabye kandi ingaruka mbi yari bategereje kwikungurira nayo imaze kubabwira bizaba bivuyeho. Twese duhurira hamwe, twese tugendane, dufashanye, urira tumuhoze, ushonje dufatanye gushaka ibyo kurya dusangire. Icyo cyo cyonyine kizatuma abanyarwanda bubaka ubunyarwanda bwabo, bakaba akanyarwanda mwene kanyarwanda, ubumwe ubunyarwanda bukazamuka. Icyo kirezi twitirirwa cy'u Rwanda ndetse tw'abanyarwanda twabene kanyarwanda bigatuma tumererwa neza nk'uko amahanga bitubonamo, ariko hakaba ari babendi bene bacu bakiri inyuma. Reka tubakure tubiyegereze, reka tubasabe kugira ngo mujye mu ihaniro, mujye mu ahantu, muhinduke, mutandukane n'ubugizi bwa nabi, mube abantu, mureke kuba ibisimba, y'amarozi muyaroke kugira ngo mube bazima uburwayi bushire. Ndabibifurije kandi mbasaba nk'uko mbasaba kenshi kuri Info France Rwanda, Kayumba Jean Baptiste ngiye wivugiraho, nsaba bene wacu twese cyane cyane abo twicaranye mu Bufaransa kugira ngo iryo hakana n'ipfobya rya jenoside ritagira uwo ryandikwa, ritagira uwo rihitana. Ndabifurije rwose ibyo byiza kugira ngo twese tubisangire kandi bizatugwa neza, twubake ubunyarwanda, tuba abanyarwanda bahamye, baryoheranye, turi hamwe. Ibyo bintu bizatuma tujya imbere, tugenda umwe, twese turi abavandimwe, nta kindi. Murakoze cyane. Cyokora mwibuke buri gihe kujya mukora subscribe, kuko hari ibiganiro bihitaho cyane ntamenye ko cyatambutse. Mbabarira wiyabonishe, mbabarira uhereze na mugenzi wawe, cyo bita share, partage, guhanana amakuru aho atambuka kuri umurongo wacu Info France Rwanda, kugira ngo tujye tubana mu kiganiro naho waba uri runaka kikugereho utiriwe ugira ikindi kintu ukora. Imana ibamugisha, mwakoze. Tuzakomeza kugendana muri iyi minsi isigaye, mu minsi 100, tuvuga cyane cyane iby'umusaruro twabona mu cyunamo igihe twunamiye bene wacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Murakoze, mugira amahoro.